Hello friend, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kohereza message zirenga 100 ukazohereza icyarimwe, wanazirenza ukazigeza nka 300. Njye mugiye kubana nitwa Emmy. Niba uri mushya kuri no channel wibuke gukora subscribe, ubundi uze twigana amasomo. Twari tuzi ko hari uburyo ushobora kohereza message ntizirenga 5 nizo bakwemerera. Okay, uraza ujya hara mu nguni kwa turiya tudomo 3 uza ukandeho, barakuzanira information imeze gutya. Uraza ujye kuri new bots, uraza ukandeho naho, urabona yuko barakuzanira, baraguha urutonde rw'abamemba ufite kuri WhatsApp. Urabakiriya nkaho ugiye gukora group ya WhatsApp, ugende wemeza bitewe na message y'abantu ugiye guha ko baraba bangana. Njyewe ndemeza umubare nshaka, ariko ushaka n'abantu 300 wabarenze ukabaha iyo message. Noneho buriya hari ukuntu wari uzi ko wabohereza ama message y'abantu 5 ntibirenge, ntabwo barenga n'undi bantu 5, ariko nyuze hariya baba bakwemerera abantu banarengana 200 ko iyo message yabageraho. Noneho wowe urasetingamo abantu ushaka, umubare ukeneye wakoherezaho iyo message, kandi iyo message iragenda ikabageraho. Urabona ko ngiyeho ngize 116, reka mbe ndekeye 116 dore ngabariye. Okay, uribaza ngo bigenda gute iyo umaze kubasetingamo gutya? Uraza ugahita wemeza kuri ako kantu k'icyatsi kari hano hasi, uraza ugahita ugakandaho. Iyo umaze kugakandaho bakujyana kuri message, ugatangira ukandika, ugakanda kuri message. Urabona ko 116 aribo ngiye kohereza muri message. Kanda kuri message, keyboard izamuke, example wandikeho hello, nurangiza usendinge wohereze. Iyo umaze kohereza message ihita igenda ikagera kuri ba bantu 116 twashyize. Urabona yuko baba bameze nkaho ufite group. Iyo ukanze hariya uhita uza kureba ko ya message kuri buri muntu wese ko yamugezeho. Guys, aya masomo y'ubumenyi bijyanye na tekinoloji, bijyanye na telefoni n'ikoranabuhanga tugezemo, niba wumva agufashije wibuke gukora subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo uhite tubona notification buri ko dukoze video. Ujye uhita ubona video tumaze gukora